Nyamaza sha mtetewe. Cyakimoso nakiguze ibintu byose isho ubahirira neza. Ahi. Igitangaza iyi utashoboye gufata usenda yewe inkange isimba mwizere isimba mbwe ngo ajya kwahira ngo ajyanye inka ngo mu bwatsi niba ubwatsi igihabuza mwana ibintu waka ngana dokwiye kugenwa na nibishoboka uzingaye kibanya we kibanya noneho kutaka ko ndeba inzoga ziba zanatwishe uzajya uhora wanyweye inzoga utari umusinzi cyangwa ni bwa buki bwawe bwagusindishije akayi nabwo yakaze dore ndabyutse wanga haruguruye ngize gutya mpita mbuni bebye mu ikofu ngayibuze ya nka wayibuze cyakimasa ubwo si wa muhungu wawe naguhannye ngo ntuzamuhe akazi gisimba yagiye kwahira asanzwe ngo yayijyana gisimba ngo yagize mubonye ko kabara yatambura we mumubonye he kamwe utugize ngo ukisha tubwire kwa ndimo ni den mwana muhemba ko cyangwa yiyishe ikimasa cyanjye ubwo yiyishe nipateye dore uramuhungu naramuko dore nguwo n'ubwatsi hariya hirya inyuma yawe wayibonye bose wayibonye ibyo se kandi bivanye wayiguze hehe kera gisimba mbere na mbere tukivugana hagararaho ngabo hagararaho hagati muranyaruzi mwe tuzajya kwirambagiza kararisa se oya turavuga ntukavuga kararisa kararisa mwaramubona barakubaza inka bakubaza ngo inka wongeye kwahirira irihe inka wongeye kwahirira irihe yarari mu kabari kwa mirongo yabuguriye bane n'abasinzi babi ariko nimunyandurize condo njyane inka naso mundeke cyakibonye we hagararaho uzajya wibesha abantu imbaraga ariko kibu
reka nkubwire impamvu najyanye njyewe reka nkubwire ejo bundi iriya namba yabekoteye muri ntabwo twabataba waranyishe ntabwo ejo bundi nakubwiye igisimba giye kumara tambura wowe yakwishyura rero bavuga ko nta ejo bundi ko yaguhaye aya mazi ko yaguhaye ntabwo wayajyanye kuyasinde kayira urwagwa urasinze yewe ngendeje kumatabara hano genda utazarwana ariko wayibonye cyongi zarambagiza baba we bamamaze kibonye kuri tv kibonye tipu barayizi Uliza chimanya bahamwite. n'abarutaberiwe nawe ntabwo n'abarashaje isimba arahandi neza neza n'abara